Gado. Ubusana n'umuntu akwita byabo ubusabyara kugenda gutomba ndi hano ngere. Jewe boss umukobwa wese ni uje kumubitira kunzana afite se ngize ukuri mba mujinga kamubwira nugira ngo nsumbye uburewe urumva Yendi kumva nahitana na mwita akose boss akose ko wanyirije ushanje kumutuma zara gukura n'ibyo akose boss ngo samba bari jamene bikisi cyomba kuwenda ayo bashaka boss ndi boss mwe nambaye sipe ngo nsuzugure nanjye ndi boss Dogo boss naje ndamwiza kuse boss naje kabisa sewe igenda guhamagara ruri oya boss ni akibani mu gikombe boss nabukingure rwose ibyo byanyu sewe sawa boss ngiye mu kazi asujye kunyukinga urugise nanone agura nyizera ariko oya ntabwo umufunze rusi naba ahubwo turakuza saa 6 usubundi byo ni cyubamba boss akaka inkweto zo zifunze oya nta kibazo Diore usafite bagiye ububa cyangwa ubona ko unsumbuka gira ngo si boss nta kibona wowe nige nawe ukoresha undi nzi nta kibona ndabizi nca bugufi ubwo se ushaka nta kuvuga nta kiri kubona se okay ndaje uraje ariko boss nta mfungure nta rasiyo mfite ariko nzi uraje ndabizi yaje yawe rero ko wabigenza niko neza yo munsi kanze murere ndabona amafaranga ufite mu kofi kanze mureze kuri mobile money bimwe byo ngo ukanyeza imyuka ukawigira kwira abakobwa ngiye ntago byavuga ariko boss nyine kamubwiza ukuri no komeza amagambo ngewe ntago turashobokana aho kantu hemo si sawa ariko nyine urekeze so ubona se byo nakoze bwira nimero yawe 0778 ntabwo uzibona se zanjye ubwo bwira 39 mangana na 10 urizangaye nezere ko senyisa ndase senyisa bitano senyisa sibyo yarenze ndaje wareze bose ni sawa nezere ko yabona namfungura yatugenda boss wari mutambuke mu byo byayo sawa uraza karese abashyitsi bawe senze kubakiriza abantu nakubwiye abakobwa n'abandi byose turebe ukuntu wateka uturyo twiza uturyo natetse ndateka iki yaje umuntu ataragera ndateka iki ariko teka udufiriti natetse ifite utufiriti ukora uko byumva muri umukiresi ukora uko byumva umuye ukoze kwanjye kuza ariko n'uburi kugira ibintu nta kibazo byose ndaza kubikemura bose nabone nta rindi ndabafata neza abakobwa sawa sibyo se abakobwa ndabafata neza boss yewe ndabafata neza kabisa abakobwa nanjye ndamuteretuye umunsi walayi nayoheza ndabakira nawe mere neza ariko nanjye ndabemeza reka ngingo mu gihe aranze Kozi cyo wasanga kiri mu musafura cyangwa mu byuma barakora ibintu byinshi cyane buriya mukera arinya afite nziza cyakoze ariko boss nawe ni daje ariko shano umunyamanyanga ariko nawe ndaje mu kinaranze abakozi natwe twigira ibigoryi ariko batuzi sha nkaya uboni rese kandi ninduje hano bose ndabasa nibo naye na terete wala rwanyo Nazavitese kabisa cyane cyuma cyiza sijije ko yose mbere wana boss wawe ari kakaya nje boss wa aka se uzwana suzu wasanze nagusubije wangere nkagije cyangwa ndabakobwa y'iki mwebwiye muje imbere wawe ariko reka mwereke ameretse ukureka mwereke nanjye ko ndi umuhungu sawa
abakozi b'iki gihe bigeze guturiya ngo niwe boss hano. Se no hano hari kira gihugu nubwo ntiriyeho basanga ari cyo gikoze icyo wasize kwa gafara kigiye kundi buzi hano. Umva ngo namubwiye genda ariko nk'ubishaka. Chomba kuenda ayo washaka boss ndi boss mwa namba isipe ngo nsuzugure nanjye ndi boss uteza amatwi sister Mira kuramo byambaye tuvugana. Mbigukuza mase bose wariye bose wari nakubashye ndakabya sibyo bamushakira iki ariko kuki abakozi aba bakoresha gezaho abakozi ahubwo se buriya ni boss kirashaka do uzwa mujama yafashe inzu yanjye akindo muraza kabeshya mba ni muri business ntago ari ubwa mbere nje hano bikunyumva nje mba ndi mu bihugu byo hanze nakubwiye mbwira ubwo nambaye net ngize zenze wapi urabona afite matushu wapi gusa umwana nkubwiye iki izi net ntazurabona boss nyabaki ahubwo mbwira tuvugane fresh sibyo mbwira abo umve sawa uranarushye katuye kuri fresh mukamfashije kugata hasi reka nkubahe za amafaranga arimo aho amafaranga sawa na amafaranga bose ngira tubigenze gute ndumva nani urashaka boss boss telefone abiri muhamagare boss no tuweke ko boss wariwe muhamagare turebe kimeze bite none se umuntu wabaga hano yitwa Innocent Innocent cyane cyangwa mfite umukozi uta Sezibera aho nanjye akubwira umuntu utanyiri mu ngo nanjye bikubwira urani ni umukozi we nyiri mu baza kureba none se basi yarimutse yego mushobora yagiye guhaha mukobwa ndi kubyumva sibyo ushobora kuba ari wowe boss hano uri kumva ariko ashobora kuba we yarimutse noneho ukaza hano wumva ukaba ufite umukozi wawe reka bamwita Sezibera si umbwira urana umukozi wanjye agiye guhaha noneho uwo nguwo we nabazubona baje gufunguza barabihoreye nyiri impunga mumaze kumbwira ngo numukozi wawe ngo yagiye guhaha ubwo muntu rero gukomanga ni wasanga ari wa mwihorere uriya mwihorere ariko akamihorere reka njye kumwirebera murebe iki njye kumwishaje njye kumireba ujye kureba umukozi se niwe maze kumbwira ko ari we boss hano se usifase uyu okay reka basi mfunguro uyimureba ariko akuyimureba mfunguro umukozi wawe uri kundi ariko kadogo sha yambwiye ko ari we boss hano ufite amatwi yumva mbona hano ni boss reka nkubwire ibyo byose yakwiriye kubivuga wicaye hano hasi nyine reka ngusobanurire sibyo imubwa cha amatora yicaye umusatsi uba sinzi boss reka nkubwire nawe kabiri wagiye kunza wanyirije ubusa none amukobwa tendo yamwaye yarari nyira amafaranga kuri kamwe washeri Pese. Kameme yari kumbwira ngo hano ngura umukozi we ngo nta nubwo akuzi namubwiye izina ryambwira ko atakuzi arambwira ngo umukozi we ngo wagiye guhaha ambwira ko ari we boss anatangira gutereta siko nakundana n'inyakiri Kadogo darabe boss we nakwa boss umukobwa ubusana n'umuntu akwita byambo ubusa byari kugenda gutomba ndi hano ngere yewe boss umukobwa wese ni ujye kunkubitira kunzara afite se ngize ukuri mva mujinga kamubwira nugira ngo nsumbye uburewe urumva yandi kumva nahitana namwita akose boss akose ko wanyirije ushaka kujya kunkubita imezura akukura n'ibyo akose boss amba bari ubu witwaza ibi boss abizi ukuri wampemba nanjye nkagenda wanyu byo mbwa nibi kuza imbere y'umukobwa Sambabazi sheri wanje ni sheri wawe muri ufite abasheri banga ubu uyaba musheri wa 30 reka muwaye ratasi sibyo bya nkundi ngofero mushiko nkunda boss we nimburi sheri we nimburi sheri wa 30 nimburi sheri bangahe
musabye imbabazi ariko no nakwiyamya amagambo menshi musabye imbabazi dore wamurakaje umbabaye kuko uri umukobwa wa karindwi Musaba imbabazi upfukamye hasi. umbabaye kuko uri umukobwa wa karindwi wa boss atereta uri umugore wa karindwi uri umugore wa karindwi boss sawa uzana abandi bakobwa hano mbashari amubwiza ukuri weho wundi abandi abari abashyitsi kadogo uri inyatsi sigarana ubunyatsi bwawe saba abakobwa b'iki gihe bo